Ese Pasika ni iki? Mbese ubundi Pasika ni iki? Ese ikibanziriza Pasika ni iki? Cyangwa ibibanziriza Pasika ni ibiki? Cyangwa abatubanjirije byagenze gute? Habanje kubaho iki kugira ngo Pasika ibe yabaho? Ese Pasika nyirizina igezweho yabaye iki cyangwa yakozwe mu buhe buryo? Abatubanjirije Pasika bayitwayemo gute? Cyangwa Imana basabaga yuko bayikora gute? Ubundi Pasika ni iki nyirizina? Yego, ndabasuhuje bwoko bw'Imana, amahoro y'Imana nabane namwe. God's people muherereye hirya no hino ku isi, ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastasi. Yego, abaherereye muri Afurika, abari muri Aziya, Europe, Australia, Amerika, mwese ndabasuhuje mugubwe neza kandi mbifuriza mugire Pasika nziza. Kandi uko tugenda tubona ibisobanuro byayo ushobora gusanga n'ubundi bitewe n'uwuriwe, bitewe n'imbaraga z'Imana zirimo kukugenga cyangwa kukuyobora, ushobora gusanga buri munsi wisanga mu bikorwa bya Pasika. Yego, murakoze cyane. Rero tugiye kurebera hamwe nyirizina Pasika ni iki, yego, cyangwa mbere y'uko Pasika ibaho cyangwa iboneka mu buzima bw'ababoneka ku mubumbe w'isi, byari byagenze gute? Hari habaye iki? Ngibyo byo tugiye kurebaho, ubwoko bw'Imana, God's people buboneka hirya no hino ku isi. Twibukirana n'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kuva Yesu Kristo yaza gucungura abantu kuri mubumbe w'isi. Yego, kuko mbere ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Kandi intego y'ubwoko bw'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, ndetse hariho no kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, rero n'ubundi uri mushyashya nkuhaye ikaze, nkuhaye karibu kuri murongo wa Irera TV1. uwo utarakora subscribe wayikora kugira ngo tujye dusangira byinshi cyane byimbitse mu gihe turimo kwiga Bibiliya. Turimo twiga Bibiliya, twiga byinshi cyane tureba icyo Imana ishaka yuko tugomba gukora kugira ngo tucyubahirize uko kiri, tubikurikirana tureba icyo Imana idusaba gukora nk'uko bigaragara mu gitabo cya Bibiliya. Niho tugiye gukomerezaho tureba n'ubundi ngo Pasika ni iki, ariko turabanza turebe nyirizina, turebera hamwe ibyabaye mbere kugira ngo Pasika ibone kubaho. Inyandiko yo muri Bibiliya mu Itangiriro ibice 3:21 niho hagira hati Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Bibiliya yerekana ko Imana yaremeye Adamu na Eva imyambaro mu ruhu nyuma yo kutumvira bakisanga bambaye ubusa mu busitani bwa Edeni. Nubwo ibyanditswe bitagaragaza neza aho Imana yakuye uruhu, muri rusange bisobanurwa ko Imana yatanze igitambo kugira ngo itange imyambaro, ariyo yatanze hariya kuri Adamu na Eva. Iki gikorwa gifatwa nko kugaragaza uburemere bw'icyaha, ari cyo kiriya gitambo cyatanzwe kugira ngo haboneke imyambaro Adamu na Eva bari bwambare. Iki gikorwa gifatwa nko kugaragaza uburemere bw'icyaha, kandi nanone iki gikorwa gifatwa nk'igishushanyo mbonera cy'ibitambo byari kuzaza, ndetse harimo n'igitambo cya nyuma ari cyo Yesu Kristo, kugira ngo abantu tubabarirwe icyaha kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Nanone kandi Adamu na Eva bamaze kurya imbuto babujijwe, bamenye ubwambure bwabo kandi bagira isoni, nk'uko mu Itangiriro ibice 3:7 hagira hati amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini bibiremeramo ibicocero. Babanje kugerageza
kwitwikira amababi y'umutini, ariko ibyo Imana ntiyabibonaga nk'ibikwiriye, yabibonaga ko bidahagije, ibyo yabibonaga yuko ntacyo bibakijije nyirizina. Ku bw'ibyo Imana itanga ku buntu bwayo, ku bw'ibyo ngibyo byari bibabayeho. Imana yahise ibaha imyambaro y'uruhu, kandi Uwiteka Imana yahaye Adamu n'umugore we Eva imyambaro y'uruhu irayibambika, nk'uko n'ubundi mu gitabo cyo mu Itangiriro ibice 3:21 hagira hati Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'uruhu cyangwa yimu irayibambika. Inkomoko y'uru ruhu, ubundi iyi nkomoko y'uru ruhu ni iyihe? Byagenze gute? Ibisobanuro bikunze kugaragara nuko Imana yishe inyamaswa kugira ngo itange uruhu rw'imyambaro. Ibyo Adamu na Eva bakoze muri Edeni byabaye intandaro y'urupfu rwinjiye mu isi nk'inkurikizi z'icyaha cy'umuntu ari we Adamu. Nk'uko Bibiliya ibigaragaza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6:23 haragira hati kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo mwami wacu. Bakunzi bayirera bwoko bw'Imana muboneka hirya no hino ku isi, kuri Irera TV hano twiga Bibiliya buri munsi. Wowe uri mushyashya ntucikwe no gukora subscribe ndetse no gutanga inyunganizi unyuze muri komenti, kandi ibiganiro tunyuzaho ari iby'ingenzi kandi ari iby'agaciro kandi hari icyo wigiyemo, kanda kuri like kugira ngo nyirizina habeho gushyigikira ubutumwa bwiza. Imyambaro y'uruhu ikunze kugaragara nk'igishushanyo mbonera cy'ibitambo byari kuzaza mu isezerano rya kera, kandi muri rusange byari ikimenyetso cy'ubuntu bw'Imana. hanateganywa kuzatwikira ibyaha by'abantu. Urupfu rw'inyamaswa rwafatwaga rugafatwa nk'ikimenyetso cy'igitambo cya nyuma aricyo Yesu Kristo, kugira ngo ababarire icyaha ku bantu bamwizeye nk'umucunguzi wabo. Tugiye kurebera hamwe nyirizina igishushanyo mbonera cy'ibitambo n'ubuntu bw'Imana byari kuzaza mu isezerano rya kera, kandi byamaze no gusohora. Ibyo turi kuvuga byamaze gusohora. Ibi ngibi by'igishushanyo mbonera cy'ibitambo n'ubuntu bw'Imana byari kuzaboneka cyangwa byari kuzaza mu isezerano rya kera. Niho n'ubundi turaboneramo kandi igisobanuro cya Pasika duhereye mu isezerano rya kera. Pasika y'Imana, turebye kubo Pasika yabayeho bwa mbere, ni umunsi mukuru w'ubwoko bw'Imana wibutsa Abisiraheli babohowe mu bucakara cyangwa mu buretwa mu Misiri cyangwa mu gihugu cya Egiputa cyangwa muri Egiputi. Nk'uko bivugwa mu gitabo cyo Kuva, mu gitabo kiboneka muri Bibiliya. Kiriya gihe cy'ubwoko bw'Imana bwo muri Isiraheli, bahimbazaga Imana, bayihimbariza kubohorwa cyangwa kunyurwaho kwabayeho ku mazu yabo. Imana ikiza imfura zabo urupfu mu gihe cy'icyago cya 10 bari mu bucakara cyangwa mu buretwa mu Misiri cyangwa mu gihugu cya Egiputa. Pasika turimo kuvuga nyirizina, Pasika turimo kuvuga nyirizina ni Pasika yo gutabarwa k'ubwoko bw'Imana bwo muri Isiraheli. Abangaba bari batuye mu gihugu cya Isiraheli nyirizina, bakajyanwa mu buretwa mu Misiri. Abangaba nyirizina
niyo pasika yabo turimo kuvuga, ubwo batabawe n'Imana muri kiriya gihugu cya Egiputa mu bucakara bari barimo. Kwizihiza pasika ni umunsi mukuru ukomeye w'ubwoko bw'Imana, ari bo Abisiraheli bizihizaga kwibohora mu bucakara cyangwa mu buretwa bwo mu Misiri. Yego, uwo munsi cyangwa kwizihiza pasika bikamara iminsi 7 cyangwa 8 guhera ku munsi wa 15 wa Nisani. Yego, Nisani kuri iyi tariki yari hafi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4. Yego, inkomoko y'ijambo pasika mu Giheburayo ni pasaci cyangwa pesaci. Yego, mu Giheburayo ayo magambo yombi pasaci cyangwa pesaci bisobanura kunyurwaho. Yego, bisobanura kunyurwaho. Pasika tuyizihiza twibuka agakiza kacu igihe twavanwaga mu bubata. Yego, turimo gukomeza tubona igisobanuro cya pasika mu buryo bwimbitse nyirizina. Pasika tuyizihiza twibuka agakiza kacu igihe twavanwaga mu bubata, mu kuba imbata. Yego, y'ikintu runaka cyangwa y'umuntu runaka cyangwa y'abantu runaka. Pasika ubwoko bw'Imana aribo Abisiraheli bayizihizaga bibuka agakiza kabo ko kuvanwa mu bubata muri Egiputa cyangwa mu Misiri. Ni kimwe kandi no gukizwa ibyaha binyuze muri Kristo Yesu kubwo kumwizera nk'umucunguzi wawe. Nk'uko ubwoko bw'Imana, God's people, aribo Abisiraheli bo mu gihugu cya Isiraheli bari barategetswe mu isezerano rya kera kwibuka pasika. Byari itegeko kwibuka pasika nyirizina ku bwoko bw'Imana, yego, cyangwa ku Bisiraheli. Yego, byari itegeko kwibuka pasika. No mu isezerano rishya abizera Yesu Kristo nk'umucunguzi dusabwa kugira pasika nk'urwibutso, twibuka uwadukijije uburetwa bw'icyaha. Muri make, pasika ni ukunyurwaho ukijijwe ikibi. Yego, ndabashimiye cyane God's people. Turimo tureba ku bisobanuro bya pasika nyirizina, tureba aho ikomoka nyirizina, ariho twabanje kubona kugira ngo pasika ize kubaho nuko cyangwa igaragare yuko iriho, hariho kurengerwa, hariho kurokorwa, hariho kuba hariho igitambo. Hariho twabonye n'ubundi Imana nyirizina, hari igitambo cyabanje kubaho kugira ngo ize kubaho kwambika abari bamaze kubona ko bambaye ubusa, gutyo gutyo nk'uko twagiye tubibona. Kandi usubije inyuma waza kubisubiramo ukabyumva neza mu buryo buruseho. Yego, wowe wakurikiye tukaba tugeranye kuri uyu munota, ndagushimiye cyane. Imana igumye ibe mu ruhande rwawe, kandi umwuka w'Imana bari gukomeza kuganza muri wowe, ukore iby'Imana ishaka nk'uko yabiteganije ku bwoko bwayo, cyangwa abayoborwa n'umwuka wayo. Tuzasubira n'ubundi ubutaha turebera hamwe uko ubwoko bw'Imana, God's people, aribo Abisiraheli, bashyize mu bikorwa pasika yabo mu isezerano rya kera. Niho tuzahera tureba nyirizina uko pasika bayishyize mu bikorwa mu batubanjije mu isezerano rya kera. Ni ikiganiro cy'uruhererekane, tuzareba mu pasika mu buryo bwimbitse, tureba no mu gihe cyacu turimo ubu ngubu, uburyo tugomba kuyizihiza n'uburyo tugomba kubyitwaramo kugira ngo tube dukoze iby'Imana ishaka nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi, nta mupaka. Aho wajya hose kubayoborwa n'umwuka w'Imana, yego, uzabona y'ubwoko bw'Imana nyirizina. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, aho uzasanga ubwoko bw'Imana hose uzasanga duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyatumenyekanisha ukuri kw'Imana yacu, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yuko twifuza kandi tunezezwa no kugendana n'abandi turi mu nzira nziza igororotse nk'uko Imana ibishaka, tugana iwacu mu gihugu cyo mu ijuru.
ndabashimiye rero, mugumye mugubwe neza. Tuzasubira tureba kuri Pasika ku batubanjije uko bayishyize mu bikorwa cyangwa uko babigenje, yego dukomereza tugera no mu gihe cyacu uko bikorwa cyane uko bikwiriye gukorwa n'uburyo Imana ibishakamo. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, guheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.